Hello mbahaye ikaze murakaza neza kuri uno muyoboro wacu. Yani ibyishimo muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe uko dukora inshingano muri business yacu ya TMP. Ya TMP urayizi, wayigeze yumva mu matwi yawe, wumvise ahantu hatandukanye, gusa icyo nababwira cyo iyi ni business nziza kandi irambye. Kubera yuko itariki tuvugana ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatandatu imaze kuba yakuzuza yujuje icyo twakita nk'umwaka. Umwaka wararangiye, ubu twatangiye wa kabiri, wawujuje mu kwa gatanu. Ubwo rero uri kumva yuko ifite gahunda irambye neza kandi inoze, ifite imikorere imeze neza cyane, kandi ni business igamije guteza abaturage imbere. Ya kuba uyirimo hari abantu benshi cyane bajya bambaza ati se ni gute bakora inshingano. Nkawe bushyashya ushaka kuba wayinjira, ndibuze kubashyirira link muri comment uze kuza guhita winjira, ariko sori gake iyo winjiye uhita utangira gukora inshingano nk'uko ngiye kubereka uko dukora inshingano. Ugomba no kumamagara ku izi nimero zanjye, kanze basomere. Izi nimero nizo wenda ushobora kuba wamamagaraho mu gihe wenda waba ugiye kujoininga cyangwa uri kubazaho amakuru. Biba ari byiza cyane kwinjira muri business ukayinjiramo wabajijeho amakuru. Hari igihe wenda baba barayikubwiye wenze bakayikubwira nko muri 2015 ariko ikagera muri 2000 bakayikubwira wenda bakayikubwira wenda nko muri 2020 ikagera muri 2025 itagikora. Ya tugiye kwinjira dukore inshingano. Inshingano rero ni akazi tuba dugomba gukora bitewe n'amafaranga tuba turinjiza buri munsi. Ubwo rero turaza, urabona yuko hano turinjiye muri account yacu, dore uko imbere dashboard imeze, twihuse tudatinze twebwe turahita tuza ahangaha handitse inshingano. Aha hasi handitse inshingano niho duhita dukanda. Iyi ni account yacu. Uko bafungura account niba utabizi wambwira nkagufasha. Ya uraza uhita uhakanda, tuhita dutungukira hano. Kubera ngiye mfite rero gahunda yuko kubera yuko ninjiye kuri level ya kabiri, ngomba gukora inshingano 8 buri munsi, mba ngombwa kwinjiza 2500. Ubwo rero ndahita nza hande hano handitse ahangaha handitse shaka gahunda. Tugendane, turaza tuhafungure. Tuze duhite dukanda ahangaha handitse tanga icyifuzo. Aha naho turahita dukanda, duhita tuhafungura. Please, iyo uri mushyashya baguha iminsi ine yo kugerageza. Iyo minsi ine utayikoze ugifungura account, aho mafaranga rero urayatakaza. Aho mafaranga barayaguha ku buryo wayabikura iyo minsi ine yo kugerageza. Urabona yuko hano birimo birarodinga. Hano nibyuzura 100%, turi buze kuba inshingano ya mbere turayirangije. Urabona yuko hano byujuje 100%. Rero tuzongera utakande hano hakande nanone tangira inshingano. Ya hano ni task baguha cyangwa se ni task baguha buri munsi. Ya gusa nyine mujye mureba ko mwakanze subscribe, mujye mubona amasomo yacu tunyuza kuri uyu muyoboro. Iyi business ni nziza cyane, niba utarayijoininga warakererewe. Dore na hano uzukandeho. Ya hano none byongere birodinge paka karodinge kagere ku 100, gutyo wongera utangira kugeza ubwo inshingano zawe zose uri buze kuba wazirangiza, uba wategetswe kugeza ubwo uri buzirangize. Ya upfa kuba wifite agaconnection gahagize. Urabona yuko ahangaha tumaze gukora task 2, hasigaye izindi zingahe 6. Turakomeza dukande nazo tuzirangize. Dore amafaranga imba afite kuri account, turabomba maze gukora inshingano 2. Uri kumva rero bitewe na level winjiriyeho tayari uburyoshye umeze neza, amafaranga umeze neza cyane. Uraza nanone ufungure utegereze nayo irodinge 100%.
aba ari byiza cyane, aba ari byiza cyane kabisa. Urakomeza hano ugafungura imirimo yawe yose ukayikora kugira ngo ubashe kuba wabona ari amafaranga uba ugenewe. Aba ari byiza cyane kureka irindi dirishya nyine rikarangira rikuzura. Iyo ukubye utari warangiza tasike baba baguhaye tayari uhita urabona ko tumaze kugera kuri 6. Amafaranga agenda yandika hano hejuru. Urabona yuko amafaranga uba wemerewe kuyabikura yarenze 1000, ariko bashyizeho amatariki yo kubikuraho, bashyizeho iminsi yo kubikuraho kubera yuko mbere yakoraga buri munsi, wabikuraga buri munsi, ariko bayaguha yegeranye kabisa, buri cyumweru barakubarira ku buryo baguha uburenganzira bwo kubikura nta kibazo. Aba ari byiza cyane kabisa, aba ari byiza cyane muri iyi bizinesi, iri gukora neza cyane. Niyo mpamvu rero nawe wajoyininga, link iri muri comments, mugende mwe mwafunguyemo account, mwe murimo mubikurikirana. Tugiye gukora inshingano ya nyuma, tasike 5, 7, 8 zibe zirarangiye. Tasike 8 zibe zirarangiye. Ni byiza cyane. Dore iyi ni groupe yawe, iyi ni groupe busabwa no guhita ujya muri groupe, busabwa guhita ujya muri groupe kabisa. Urabona yuko hano turashoje inshingano zacu cyangwa se akazi kacu, ubu turagashoje. Amafaranga tuba tugomba kuba twakakira, urabona yuko ahise atugeraho. Ngaya hano ni 2560, ahise yiteranya kwa twari dusanzwe dufiteho hano. Ngaya hano ahise aba 11,000. Kubikura rero uragaruka hasi handitse home, uragaruka hasi handitse home, aha hasi uragaruka ahangaha handitse home, niho uri buze gukanda. Turaza duhite dukandaho. Nurangiza icyo urakora hano ku gakubo, uhita uza hano handitse, gukuramo. Aha ni ukubikura, uraba warafunguye account mu kubikura. Iyo urangije nyine urahafungura ukinjira, uba warafunguye account mu kubikura. Hano urabona yuko hano imyirondoro yawe, hano uragomba kubyuzuza byonse, ukabyuzuza. Warangiza ukaza ugahitamo amafaranga hano, nk'aya ngaya. Ayo utabonamo hano ntabwo uba wemerewe kuyabikura. Kuva ku 10, 6, 16, 80, 100, uko VIP zigiye zitandukanye, ariko abenshi tubikura hano kuri 16 na 80. Bitewe na VIP nyine tuba twagiye twinjiriraho. Nuko nguko bimeze rero. Uhitamo amafaranga, warangiza hano ugashyiramo ijambo banga, nyine urimo urayibona ko hano ari mu Kinyarwanda. Warangiza ugakomeza. Urabona yuko aba ari fresh cyane. Naho ubutaha mu yindi video, nizere yuko musobanukiwe byinshi cyane. Urabona yuko umubumbe hose hamwe amafaranga amaze kubonamo. Ni byiza cyane, namwe mwahita mwinjira mu ba mbere. Naho ubutaha turi kumwe, ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Ciao, naho ubutaha mu yindi video kabisa.